Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo za FDLR na Wazalendo bamaze gusohora itangazo rishinja cyangwa se ryamagana ibitero M23 iri kugaba mu bice bigiye bitandukanye bigize uburasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko byamaze kuba bitangazwa ko aho bita muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Fizi, teritwari ya Uvira, aho hose muri iki gitondo cyangwa se muri uru rukerera kugeza amagingo ya hari kuvugira amabombe cyangwa se imijugujugu y'amakompra, dore ko M23 kufatanya n'ingabo za MRDP twirwaneho aho bita muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko muri ya misozi miremire ya Mikenke na Minembwe, aho ngaho M23 imaze kuba nayo yigamba cyangwa se itangaza ko yamaze kuba yinjira muri ibyo bice ariyo iri kubikontorora. Nyabuneka rero wowe utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kuba wakanda subscribe, ubundi tukazajya tubana mu makuru 5 kuri 5, akaba nako ngohereza ikaze wugeze kuri umuyoboro bwa mbere kubwira ngo nyabuneka tera agatebe ubundi kuvire imuzi n'umuzingo aya makuru, dore ko tugiye kuba tugaruka kuri rwa rugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC, ikaba ari coalition igizwe n'ingabo z'u Burundi FDNB, imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo, tutibagiwe n'abacancuro baje muri Burasirazuba bwa Kongo mu cyitwa kugarura amahoro, dore ko barwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Mazo TV rero kama kawaida tuba tugarutse muri breaking news updates, dore ko nanone nyaboneka mubwira ko tugiye kuba tuzengurukana mu bitero biri kugabwa hafi cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye bikikije umujyi wa Goma, dore ko bita muri Bweramana na Kanyamahoro, aho hose hamaze kuba hagaragara imiripuko, dore ko nanone aho bita kuri ya misozi cyangwa se muri twa dusozi twanditi, aho hose M23 ku munsi w'ejo yiriwe igundagurana ku buryo bukabije n'imitwe ya FDLR na Wazalendo, dore ko utwo dusozi twabaye indiri za FDLR. Mazo TV rero bila kupoteza muda tuba tugarutse nanone ngo tuzengurukane cyangwa se tubabwire ibiramutse aho bita muri teritwari ya Uvira, dore ko iyi Uvira ari imwe cyangwa se ari ka gace nanone ku munsi w'ejo M23 yiriwe igundagurana nizo bita Mayimayi, Nyatura, izo ngizo nazo rero twe tuzimenyereye muri teritwari ya Rucuro aho bita za Tongo, za Bwito. Byamaze kuba bitangazwa ko rero cyangwa se bigaragara ko naho bita muri teritwari ya Uvira, nyuma y'uko M23 ikoze repli strategique ngo izo Mayimayi, Nyatura, abo bose nabo ngo bamaze kuba bagaragara mu rugamba ruri kubera hariya muri teritwari ya Uvira, dore ko nanone tuza kubana mu bitero byagabwe ku munsi w'ejo aho bita muri Plaine de Ruzizi. Iki kibaya cya Ruzizi rero naho ku munsi w'ejo rukaba rwari rwambikanye hagati ya FDLR, Wazalendo, FDNB ndetse na M23. Birumvikana kumva ngo muri Plaine de Ruzizi hari imirwano tayari n'abari Ruvungi, Makobora, Kamanyora, Sange, aho hose tugomba kuba twazengurukana tubabwira ibyiriwe ku munsi w'ejo, dore ko naho urugamba rwari shambaride, urugamba rw'ahangaha muri Plaine de Ruzizi rwateye ahangaha za Kamanyora na za Ruvungi kuba naho ibitero by'abasimusiga, dore ko abagera ku 2000 bamaze kuba bahunga utu duce twose maze kuba babwira. Turaza kubabwira ku makuru ari kuvugwa nanone uvuga ko M23 ngo abenshi cyangwa se ku marezo sosiyo agiye atandukanye bamaze kuba batangaza ko ngo ishobora gukora withdraw mu mujyi wa Bukavu. Ese ibi nibyo ni nyuma y'uko rero ngo M23 ikoze withdraw mu bice bigiye bitandukanye, bavuze ko ari uduce tugera kuri 30 bakozemo withdraw, tukaba ari uduce rero ngo duherereye muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare. Utwo duce rero twose tukibaza ngo kuki M23
yakoze ibintu nk'ibi. Ese kuki M23 ikomeje gukora withdraw? Dushobora kwibaza ngo ese izi withdraw ziri kubera muri Lubero, izi withdraw ziri kubera muri Walikale, ntabwo biza kurangira bisatiriye izi access za Masisi, izi access za Rucuru? Uko tubizi rero cyangwa se uko tubibona, ubundi Rucuro na Masisi twavuga ko arizo teritwari M23 twavuga ko cyangwa se M23 igenzura ku kigero cya 95%, bitewe n'uburyo Walikale tuzi ko ifiteyo za Pinga, za Buhimba, izo ngizo, ariko ntabwo twafata Masisi ngo tugeranye na Walikale mu buryo bwa deployment cyangwa se bw'uburyo badeployinzemo. Wenda twavuga ko ubu ngubu Walikale ariho bari kwa advancinga, ariko ntabwo twavuga ngo Walikale bayideployinzemo nk'uko badeployinze muri Masisi. Ibi ngibi rero kumva ngo M23 yagiye subira inyuma, noneho bifata uduce tugera muri 30 muri izi teritwari za Lubero na Walikale, bagiye basubira inyuma ibirometero 30. My friend, imagine 30 kilometers for withdraw. Kilometero 30 muri gukora withdraw ni ibintu bitoroshe cyane, cyangwa se ku bakunzi b'intare za Sarambwe ni inkuru cyamugongo, ni inkuru mbi, ikaba n'inkuru idashimishije kumva ngo M23 yakoze withdraw ibirometero 30, noneho biza gufata uduce nanone tugera muri 30. Byonyine ni kilometero kugira ngo ukirekure noneho cyangwa se bakikwatse, nabyo ni ikibazo, kuko burya icyo kilometero kugira ngo ugifate cyangwa se ubohora ahantu hangana n'ikilometero bishobora no kugutwara iminsi 2 bitewe n'uburyo urugamba rumeze. M23 rero ahangaha wenda yuko akenshi igenda ivuga ko ari uburyo bwo kubahiriza amasezerano yariya bari gukorana na leta ya Kinshasa, bahuriyemo ni leta ya Kinshasa, ariko ya masezerano ari kubera i Doha muri Qatar. Ariko M23 ahangaha bagenda bayica mu jisho, urumva bayirisha ubwenge rimwe na rimwe, kumva ngo niba mbere kugira ngo ibiganiro bitangire bya Doha by'idoha muri Qatar, M23 yarekuye Walikale. Iyi Walikale yari yarayifashe yose, isubira inyuma ikora withdraw, full withdraw muri Walikale. Ibyo bitavuyeho bari bavuye nanone mu kwa 12 bavuye mu biganiro Doha muri Qatar, nanone nibwo Uvira yari imaze gufatwa, bakoranaho withdraw mu kwa 12. Iyi teritwari ya Uvira cyangwa se uyu mujyi wa Uvira bawugezemo bawumaramo ibyumweru 2 bawukontorora, cyane ko na population cyangwa se societe civile yari muri Uvira igiye bitangaza bavuga ko babanye neza na M23. Bakora withdraw, bahagarukamo ingabo za leta, kandi bari bemeranyije ko harajyamo ingabo za Loni cyangwa se za UN ariyo MONUSCO, hakajyamo igice kimwe cya M23, hakazamo ikindi gice kindi cya FARDC. Ariko kugeza ubu ngubu M23 yavuyemo yakoze withdraw, nuko ahita higiyemo FDLR n'Abazarendo. Murumva bakunzi cyangwa se muryango mugari wa Mazo TV, ibi ngibi ni ibintu byagiye bigaragara ukundi mu isura ya M23, kumva ngo urekuye agace kandi murwanira kwishura ukizana kw'ikiremwa muntu. Ese abo muhasize ubu ngubu cyangwa se abo mwahasize babayeho bate, bameze bate? N'ibyo bibazo rero M23 igomba kuzajya ibazwa n'abakunzi bayo, bitewe n'uburyo iyo yafashe agace ikakarekura tayari hari abaturage cyangwa se hari societe civile by'umwihariko ibigomba guteseka cyangwa se guhangayika. Ariyo mpamvu rero M23 itagomba kurekura cyangwa se igikore withdraw mu duce tugiye gutandukanye. Reka tubashimire cyane rero mwe mwese tujyanye ku musozo w'ikiganiro. Yari breaking news, tubashishikariza twumva cyangwa se gukurikira andi makuru yacu arabagezweho mu masaha y'igicamunsi cyangwa se y'umugoroba. Mbashimira cyane rero mbabwira ngo umunsi mwiza muhaye muronke,
mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga.